Ndabashuhuje mwese abana b'Imana aho muherereye ku isi hose, mwaba muri mu Rwanda cyangwa se muri East Africa cyangwa se muri Africa cyangwa se ku mugabane w'Uburayi cyangwa se Amerika cyangwa se Aziya, aho muri hose mu birwa ari hose ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Deni Ahimana. Ndabashimira ko mudahwema kudukurikirana. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Uyu munsi rero Imana yateguye ijambo hano tugiye kuganiraho, rivuga kugira isuku ishingiye kuri Bibiliya. Rero Imana niyo yashyizeho isuku yose tubona hano hanze ahangaha, yose ni isuku yanditse muri Bibiliya. Rero niyo mpamvu tugiye kuganira kuri iri jambo, kandi kuko Imana icyo yanga umwanda ikanga n'icyaha. Rero kandi yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Mu mbuto rero tugomba kwera no kugira isuku birimo. Rero niyo mpamvu tugiye kuganira kuri rino jambo, kugira ngo nk'abana b'Imana dushyire mu bikorwa rino jambo, kandi turishyira mu bikorwa tuzarushaho kugira ubuzima bwiza Imana yaduteguriye. Rero akajagari, ikintu cya mbere tugomba kumenya ni akajagari. Akajagari Imana ntabwo ikishimira, kuko mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 2 hariho ijambo rivuga ngo isi yari itagira ishusho, yari iriho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ahangaha isi nta shusho yari ifite. Ibintu rero iyo bidafite ishusho biba bifite akajagari, ibintu biba bitari ku murongo biba bifite akajagari. Rero aka kajagari Imana ntabwo ikishimira. Natwe rero iradusaba kugira ngo dushyire ibintu ku murongo, nk'uko nayo yafashe isi yose yarangiza ikagenda iyihereza ishusho. Rero icya kabiri ni gusiga amavuta. Ubundi iyo woze ugomba kwisiga amavuta. Niyo mpamvu niyo ufite inzu, iyo wayisize akarange biba bisa neza cyane. Imana kandi irabikunda. Muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 2 naho hari ijambo rivuga kuntu Mariya, uwo niwe wasize Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Yesu rero yarabikunze cyane ubwo Mariya yafataga amarira yarangiza akayahanaguza umusatsi we yayasutse ku birenge bya Yesu. Rero niyo mpamvu amavuta cyangwa se gusigwa amavuta ahangaha ni ngombwa. Rero niyo mpamvu Imana ikubwira ngo nibwo waba woze, ariko ni na ngombwa kwisiga amavuta, cyangwa se inzu yawe ukayisukura ukayitera akarange. Imana irabikunda. Rero wakibaza ngo ari n'ijambo rivuga ngo kwambara imyenda y'ibizinga. Iyo wambaye imyenda y'ibizinga Imana ntabwo ikwishimira. Biba byiza rero yuko wowe niba ufite n'umwenda umwe wawufura ibyo bizinga bikavamo, kuko muri Zakariya igice cya 3 umurongo wa 3 niho hari ijambo rivuga ngo kandi Yosuwa yari yambaye imyambaro y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Rero Yosuwa yari umutambyi, ariko yari yambaye umwenda w'ibizinga. Imana rero yahise ihindura umwambaro we, imwambika imyambaro myiza, umwambaro w'igitare. Wakomeza ugasoma iyo nkuru, ariko iyo wambaye imyenda y'ikizinga iriho ibizinga, ujye umenya yuko ibyo ari umwanda ukwiriye kugerageza kuwufura kugira ngo urusheho gusa neza. Rero niyo mpamvu Yosuwa yarahagaze imbere ya marayika, kandi ku rundi ruhande Satani yarahari kugira ngo yanduze uwo mwambaro. Dufite ibintu bitwanduza rero, ariko dukwiriye kumenya neza yuko Imana icyo ishaka ni uko twakambara imyenda itarimo ibizinga. Kumesa rero imyenda ni ngombwa. Nk'uko mu kubara ibice 31
murongo wa 24 hatubwira ukuntu ngo kuwa karindwi muzamese imyenda yanyu muhumanuke mubone kugaruka mu ngando. Rero iyo ufite imyenda ni ngombwa kugira ngo wibuke yuko ugomba kuyifura. Iyo uyifuze rero uba ukoreye Imana burya, kuko Imana ishaka yuko twamesa imyambaro yacu, kuko iyo twambaye imyambaro myiza ndetse n'umubiri wacu urushaho kugubwa neza. Rero nahangaha Imana ikadushishikariza yuko tugomba kumesa imyenda yacu, nkuko niyo mpamvu buriya tugiye ku rusengero tugomba kugenda dusa neza, cyangwa se tugiye n'ahandi. Ariko ubuzima bwacu bwa buri munsi Imana yashaka yuko twajya tumesa imyenda yacu. Usanga rero harimo bamwe batabyitaho, ariko icyo Imana iri kukubwira wowe uri kuntega amatwi cyangwa uri kumvira ijambo, ujye umenya neza yuko iyo wambaye umwenda mwiza umeshe Imana ikwishimira. Rero hari ijambo rivuga kwezwa no kumesa imyenda. Rero ushobora kuvuga ngo kwezwa ubundi biberamo imbere, ariko Imana ntabwo ikunda umuntu utejejwe, ikunda umuntu uri kwezwa kandi akanafura n'imyenda ye. Nkuko mu Kuva ibice 19 umurongo wa 10 hatubwira ngo Uwiteka abwira Mose ati jya ku bantu ubeze none n'ejo bamese imyenda yabo. Rero hari ukwezwa ukura ibyaha mu mutima wawe, ururimi wakoresheje nabi uri kubwira Imana ngo mbabarira Mana, umutima wawe ukera. Rero kugira ngo ubonane n'Imana ugomba kuba usa neza inyuma, usa neza n'imbere. Niyo mpamvu Imana idushishikariza kwezwa mu mwuka, tukezwa kandi n'inyuma imyenda yacu. Ahangaha yari iri gushishikariza Mose yuko agomba kugira kubwira Abisiraheli ngo bere, kuko Imana bagiye guhura nayo ari Imana yera. Nimba Imana yera rero natwe tugomba kwera, kandi yabashishikarizaga kugira ngo bamese imyenda yabo. Imyambaro rero bafatamo abarwayi cyangwa se abapfuye. Wakwibaza ngo kubera iki bavuga ngo imyambaro bafatamo abarwayi? Ntabwo wafata umurwayi mu mwambaro usa nabi kandi arwaye. Niyo mpamvu n'abapfuye nabo bisaba kugira ngo babe bashyizwe mu myenda isa neza. Nkuko muri Matayo ibice 27 umurongo wa 59 hatubwira ngo Yosefu ajyana intumbi ayizingira mu mwenda w'igitare wera. Kubera iki Yosefu yari umurambo wa Yesu, Yosefu niwe wagiye kuwufata ajya kuwushyingura. Niyo mpamvu rero we yafashe umwambaro mwiza w'igitare. Kubera iki? N'ubundi ko Yesu yari yapfuye, kubera iki bashatse ko bamushyira mu mwenda mwiza usa neza? Niyo mpamvu rero Imana iravuga ngo nubwo waba urwaye, uba usabwa kugira ngo ube wambaye umwenda mwiza utariho ibizinga, utanduye, kuko buriya hari n'indwara zituruka mu mwanda. Rero uramutse wambitse umuntu kandi arwaye ukambika umuntu umwenda usa nabi, ntago Imana ibikwishimira, kandi nawe ubwawe ntago wiyumva neza. Kuko buriya iyo wambaye neza, ukoga neza, ukaba wera mu mutima, kumva nta mutima ugucira urubanza, mbese uratinyuka ahantu ari hose, uba wumva nta pfunwe ufite. Niyo mpamvu rero Imana idushishikariza yuko tugomba kugira isuku. Se wari uzi ko kandagira ukarabe cyangwa dushe cyangwa se igikarabiro zose zanditse muri Bibiliya? Nkuko mu Kuva ibice 30 uhereye ku murongo wa 17 kugeza 21 hatubwira, hari ijambo ritubwira ngo Uwiteka abwira Mose ati kandi uzacure igikarabiro mu miringa n'igitereko cyaryo ugicure mu miringa.
gikarabirwemo, ugishyire hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, ugisukemo amazi. Aroni n'abana be bajye bakarabamo, bogeremo ibirenge, badapfa. Wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa, nuko bakarabe boge ibirenge badapfa. Bizabere Aroni n'urubyaro rwe itegeko ridakuka mu bihe byabo byose. Niyo mpamvu rero ahangaha Bibiliya itubwira ukuntu ahangaha zakandagira ukarabe n'ibiki byose na dushe n'igikarabiro ari ngombwa kugira ngo tugire ahantu dukarabira, ari ngombwa kugira ngo tugire ahantu twogera. Ahangaha baravuga ngo nta kireme nta gicure, ariko niyo mpamvu iyo udafite dushe, udafite ahantu ukarabira, iyo udafite aho hantu hose, Imana igusaba kugira ngo uhashake, kugira ngo woge kandi utungane, kuko ahangaha byari byanditswe muri Bibiliya, kandi ngo ryari itegeko kugira ngo abantu badapfa. Abantu babayeho badakaraba, abantu babayeho batoga, abantu babayeho mbese nta hantu bahurira no gukaraba, bapfa. Niyo mpamvu rero Bibiliya yavuze ngo isuku ituruka ku Mana, isuku igira isoko, niko Abanyarwanda tuvuga. Rero isuku ya mbere ituruka ku Mana. Niyo mpamvu rero Imana idushishikariza kugira ngo tugire isuku, kugira ngo tugire ubuzima bwiza, dutandukane n'urupfu. Rero iyo wejejwe kandi ukagira isuku, mu by'ukuri ubuzima bwawe bugenda neza, hari indwara bikurinda. Niyo mpamvu rero Imana yabibwiraga Aroni ngo bibe itegeko, ngo ribe itegeko rye bihoraho iteka, bazajya bahora, nta mutambyi utoga, nta mukristo utoga, nta mwana w'Imana utoga. Niyo mpamvu Imana igusaba kugira ngo ujye umenya neza, nubikora uzajya umenya yuko uri kuzuza umugambi w'Imana yashyizeho. Rero ibindi Imana igenda ivuga ibyo gushyiramo ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya. Wari uzi yuko burya iyo ufite ahantu ushyira amazi cyangwa se ukagira ahantu ushyira ibyo kurya hihariye, wari uzi yuko burya binezeza Imana? Burya binezeza Imana kandi irakwishimira. Niyo mpamvu rero muri Yohana ibice 2:6 niho hari ijambo rivuga ngo hariho intonga esheshatu zaremwe mu mabuye, zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa se 3 z'amazi. Niyo mpamvu rero hano baragaragaza intango zahoraga ziyeza. Intango ni ikintu umuntu ashyiramo cyangwa se amazi. Abandi bahise bavumbura amajerekani, abandi bavumbura utujerekani, abandi bavumbura ibigega, abandi bavumbura byinshi bigiye bitandukanye, ariko bifashishije iri jambo. Niyo mpamvu rero Imana irakubwira ngo nimba ufite ikintu cyo gushyiramo amazi, gisukure kibe neza, kuko iriya yo yari barayicuze mu mabuye, yahoraga yiyeza, nta mwanda wazagamo. Rero igikoresho cyawe ushyiramo amazi cyangwa se ushyiramo ibintu runaka, uzajya uhora ureba yuko cyaba gisa neza. Iri ni ijambo rero Imana iba yazanye kugira ngo turishyire mu bikorwa. Kuhagirwa, hari ijambo rivuga kuhagirwa. Kuhagirwa rero mu Baheburayo ibice 10:22 niho hatubwira ngo twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjagiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu
yuhagijwe amazi meza. Imana ishimwe. Ahangaha abisaba kugira ngo umenye yuko umutima wawe ukwiriye guhora wejejwe, utagucira urubanza, nta kibi cyawugiyemo. Imana irabikunda cyane. Niyo mpamvu rero kugira ngo tudafite umutima uducira urubanza, tudashidikanya, nta gushidikanya kuturiho, Imana irashaka yuko imitima yacu yakera ndetse n'imibiri yacu ikuhagirwa n'amazi meza. Rero iyo ukoresheje amazi mabi, uzajya umenya yuko uri kwica itegeko ry'Imana. Imana ashaka yuko wakiyuhagira n'amazi meza, kandi noneho mu mutima Imana irahitaho cyane, ikareba mu mutima wawe yuko gucira urubanza, ikareba yuko ufitemo kwizera, ikareba yuko ibyo uri gukora koko ari uguhimbaza Imana, n'icyo Imana igushakaho, kugira ngo wumve neza yuko Imana ikwishimira. Rero hari aho tugomba kugira isuku. Tugomba kugira isuku rero ahantu hatandukanye, ku mibiri yacu, ku ntoki, ku byo kurya, ku mazi, ku bikoresho, ku byo kwambara, gukubura, gutera ipasi, kwiyogoshesha, kwambara inkweto, kwisokoza umusatsi, gutunganya jaride, kumesa imyenda y'imbere, ku bagabo cyangwa se ku bagore cyangwa ku bakobwa cyangwa ku basore. Aho ngaho Imana yo mu ijuru irashaka ko twahagira isuku. Kumesa imyenda igaragara inyuma, ahangaha hagaragara, iyo twambara imyenda igaragara inyuma tugomba kuyigirira isuku, kuko ari cyo Imana yo mu ijuru yifuza. Tukagira isuku aho dutuye, tukagira isuku aho turara, tukagira isuku aho dukorera. Aho hose Imana yashaka yuko twagirira isuku, kandi iyi suku Imana itwifuzaho nituyigira, Imana yo mu ijuru izatwishimira. Kandi mu by'ukuri hari n'abantu bashinzwe kugira ngo bashishikarize abantu kugira isuku, ariko burya nabo ni abakozi b'Imana. Iyo uri gushishikariza umuntu kugira isuku, uba umukunda, ntabwo uba umwanga. Niyo mpamvu Imana igushishikariza kugira ngo tugire isuku, kandi twumve yuko ari ijambo ry'Imana tuzaba tugenderamo nk'abana b'Imana. Rero Imana yazanye iri jambo kugira ngo turigenderemo kandi turyizereremo. Imana yo mu ijuru itugirire neza.